Reka tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar Pano twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twongeye kubaha ikaze ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nongeye kwakira mugenzi wacu Karegeya Omar Jean Baptiste kuri kamera kugira ngo twongere kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Mbere na mbere ngo uhaye ikaze wiriwe neza umeze ute? Yes, urakoze cyane ni ndaho ndakomeye nshimira abantu abafana bacu niko nabyita abadukurikira abakunda ibiganiro tubagezaho bakanda subscribe abasharinga abatanga commentary batugira inama batubwira ibyo bakeneye ko twaganiraho ngira ngo nubwo channel bw'ikivuka ariko maze kubona ko igihe tangiye kuba ubukombe ni kubwabo Yego ntabwo ari kubwa Karegeya bose aho naba niraririye niyo mpamvu tuzaharanira kugira ngo tubagezeho bibafasha byubaka u Rwanda byubaka abanyarwanda byubaka n'umuntu ku giti cye. Yego So rero ntabwo sintekereza ko hano hazabaho ibintu byo hari aho zampa message ngo nanjye nge nshaka ibiganiro bitwika itwika ndarizi uko ryagiye uko rimera oya gutwika nta mpamvu nkeneye mu myaka akorekeza ko nkeneye ku ari rangaje ni slang. Yes, ntago yabivuga mu yindi context nabyo yego ariko dukeneye abanyarwanda mu myaka tugezemo tuzasigira u Rwanda bafite impagarike n'ubugingo bafite ubumwe bafite amahoro kandi bafite n'amafaranga. Yego so rero ibyo byose bisaba kubaka umuntu muzima utamwereka ibihabura gusa utamwereka ibimujyana ibimuvana muri mudu akagumana muri wa murongo umwe mu myaka 15 akazavuga ati ikintu cyumviye ahangaha ikiganiro cyawe cyaranyubatse ibintu nk'ibyo nizo message tuba dukeneye. So rero tuzabigerageza uko dushoboye mu bushobozi buhari mu mwanya muke dufite ariko ntacyo bazatuburana nitubona umwanya. Yego so rero ngo ikaze uyu munsi tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye ariko ntabwo ndi butinde kubera ko mu ijoro ryakeye twaraye tubonye itangazo bivuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe ni yellow paper ni itangazo rimaze kumenyerwa abari kuri iki kiganiro bari kuribona ariko iri ngiri ryo ryaje ridasanzwe riza mbona ko noneho abantu uburyo baryakiriye ndabiherukaga muri covid. Yego uburyo abantu bapostingaga itangaza ari benshi cyane ndabiherukaga muri covid bisa nkaho rero ari ikintu cyakanze benshi. Yego ni ikintu nabonye cyabaye kinini cyubakiye kuri kese n'ubundi twagiye tuvugaho mu bihe bitandukanye. Kese yaturutse ku gikorwa cyakozwe n'abiyise cyangwa se abitwa abakono nyuma tukagira nk'ibintu byacecetse none ndabona ahubwo biri kugenda bijya irudubi. So Karegeya uyu munsi rero ndifuza ko tuganira cyane kuri icyo kintu ariko turibanda cyane ku kintu cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda. yego ubumwe bw'abanyarwanda kuko nicyo kintu gisa nkaho cyateje byose. yego mpere kuri iri tangazo Karegeya ubundi iri tangazo wowe ukiribona watunguwe? okay urakoze cyane ntabwo natunguwe nta nubwo ari riya nari niteze ryonyine hari nandi azaza hari nandi azaza kuko hari nandi azaza cyangwa se ntabwo yose azaza kuri yellow paper hari nayo tutazamenya ariko ibigomba gukorwa nyuma ya kiriya gikorwa ni byinshi buriya hari ibyo tutazi hari bitazaca muri yellow paper hari bitazaca mu itangazamakuru wenda tuvuge nk'ibijyanye n'inzego z'umutekano abazirukanwa mu ngabo se abazamanurwa mu ntera se abakwirukanwa mu kazi kuko kiriya gikorwa kugira ngo kigere kuri ruriya rwego hari inzego zagomba kuba zagakoze hari ibigomba guhinduka hari byinshi bigomba guhinduka. Ese gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda bisaba iki? Arbitre ninde? Komiseri w'umukino ninde? Komiseri w'umukino warazwi watanze iriya yellow paper. Yego ariko hari abasifuzi wayisinyeho hari abasifuzi kuko hari ibimenyetso bimwe na bimwe bigenda byototera ubumwe bw'abanyarwanda abantu barebera. Ubu nibwo tutangiye kubibona. Kamere kuri yellow paper n'ibyo Minisitiri
minisitiri yavuze uze kungarura ku murongo ariko reka mpere kubije vuba. Yego. Minisitiri Musabyimana avuga ko n'ubu ngubu ari mu majyaruguru iwabo. Urabyumva? Ngo yinjiye muri Minaroke. Yego. Minaroke kubera ko minisitiri wa Minaroke yavuze nyuma ya Yellow Paper. Niyo bamubazagaho. Yego. Ni intara yabaye meya wa Musanze. Yego. Yabaye guverineri w'intara y'amajyaruguru. Yego. Niho avuka. Ibirenze ibyo umanza na se yarayoboye muri biriya bice. Kujya guca ingando mu majyaruguru iwabo aho yayoboye nacyo ni ikintu kidasanzwe ariko byari bikwiye. Nta gihamya ko ibintu bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda bivugwa mu majyaruguru byaba byaraje atakiri guverineri cyangwa atakiri meya. Wenda meya yari uwamusanze gusa ariko iwabo ni muri Burera mu Kidaho. Numvise ko hari yitwaga ngo dufashanye Kidaho ibintu nk'ibyo. Yego. Kiriya gice cyavuzwemo ibintu byinshi. Burera Kidaho Butaro ibintu bigatangira ari nk'ibimina ugategereza ko bigabana. Utazi ngo amafaranga bayakoregita bayajyana he. Amateka yahariye ahantu uribuka ku gihe kigihe guverineri akiri bose ni bamwe. Minisitiri w'intebe ari Pierre Damien Habumuremyi, hari gitifu umurenge witwaga Sengimana Alfred. Ibyo byarabaye hagabwa igitero kwa meya wa Musanze uyu wagiye mu nteko ndaza kwibuka izina rye. Amazina ariko riraza kuza. Hanyuma Mpembye Mungu ni Frida icyo gihe bakamuhusha bagahitana umwana wabaga muri urwo rugo. Kidaho hari n'ibindi bitavugwa. Hari umusaza wo mu Kidaho witwaga Kabatsi Poncien. Ubu yarapfuye ariko yigeze gufatwa ajyanwa mu bigo by'inzererezi. Havugwa byinshi. Icyo gihe Gatabazi niwe ari guverineri nigeze kubimubazaho bavuga ko uwo musaza ngo ibyavugwaga ibyo Gatabazi icyo gihe yansubije. Yarambwiye ngo umusaza ngo niwe kiraro cyambutse amagendu iva Uganda. Ariko uwo musaza bikavugwa ko yari umukire cyane nawe yari mu wa promoters b'iyo Kidaho aguriza abantu amafaranga cyane. Bamwe bakamwishyura abandi bakamwambura abandi bagatera imbere. Nuko byatangiye. Turabivuga iki kiganiro ubu ngitinyutse kubera Yellow Paper ariko n'ibindi biganiro byagiye biba. Ndahera ku byo ari byo Maître Evode na Nizeyimana Innocent bavugiye kuri RBA. Ngaruke ku byo Minisitiri W'Ibintu Ubumwe yavugiye i Busogo. Ngaruke ku byo umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General Kabarebe nawe yavugiye mu nama ya FPR. Byose bigenda bizana amakuru. Ahandi navuze kuri ibi bintu navuze ngo Mintu Ubumwe yaratinze. Twese abanyarwanda Mintu Ubumwe yatinze kujyaho. Ntitwabibonaga nka priorite ariko ubu nibwo turi kubona ko hari ibyo yagombaga ko yarakemuye. Inzego zitandukanye iziperereza ibiki hari ibintu byinshi no kwanariza ibintu bivugwa ibikorwa. Kuko ejo buri baravuze ngo Musanze ntushobora kubacururiza utahavuka ngo ubone abakiriya. Ntago kivutse uyu munsi kandi harayobowe including n'uyu minisitiri wa Minaroke yarahayoboye. Gatabazi yabaye Minaroke ahavuye yarahabaye guverineri. Ibyo se ntibabibonaga se mbere yo kwazamuka icy'abakono se bavuga ko Kazoza ngo ari we wubatse isoko rya Gakenke manza ngo na Musanze. Ibyo byose se ntibyahabaga hari abayobozi inzego zose zikonfondiwe. Niyo mpamvu Yellow Paper yaje itunguranye aho Perezida wa Repubulika avanaho na gitifu umurenge n'umukozi w'akarere. Bari abantu bari kuri rutonde bose bafite izindi nzego zakabavanye mu kazi zakabirukanye njyanama cyangwa se meya. Ariko muri Yellow Paper handitsemo ngo nyuma y'isesengura ryimbitse aba bantu bateshutse ku nshingano zabo zo kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda. Aho niho nsobanura impamvu
rero abantu benshi batazi ukuntu perezida yajya kuvanaho gitifu ariko kubera icyo kintu cyitwa ubumwe ntabwo ari amafaranga yariye yaba ari amafaranga hari izindi nzego pake yakora raporo nako auditeur yakora raporo pake igafata umwanzuro ntabwo ari umuturage yakubise ntabwo ari ikibazo cya mitiwere ntabwo ari ukunanirwa imihigo ariko ubumwe bw'abanyarwanda rero buramutswa umukuru w'igihugu ko buri mu itegeko nshinga hafi amartikle menshi abanza yose agenda agaruka kuri icyo kintu wibuke ko n'amashyaka ikintu cyose no mu ndahiro umanza birimo kubungabunga gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda ibyo rero niyo mpamvu bigeze aho bikomeye perezida wa repubulika akaba ari gufata umwanzuro ati aba bantu ntibaveho kubera iki ikosa ryo kudasigasira ubumwe bw'abanyarwanda ibindi andi makosa asanzwe yo mu kazi gukererwa inyandiko mpimbano kwiba amafaranga kutayobora neza gutsindwa imihigo ibyo si ibintu bye ariko hariya kirakomeye kuko niwe wabibazwa intervention ya perezida ni ukubera cause yes uburemere bw'amakosa y'abariya abantu kugeraho inama y'abakoniba ariko nayo itaraba hari ibindi byabaga niba harimo reka narimaze kukubwira ngo gucururiza Musanze byaravuzwe bisaba kugira abakiriya bahavuka donc abakugura ngo nabahavuka nubwo wenda atari 100% kuko hari n'abahatembera batahavuka bakagira aho bagurira ubu ejo bone numvise indi nkuru yuko Rucyahana uriya musaza wabaye bishop Rucyahana wabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yego bivuga ko afite uruganda rw'ibikoresho by'ubwubatsi yes kandi inkuru yavugaga ko atabona abakiriya uko bikwiye uyu ejo bundi nawe wavuze avuga ko nawe urabyumva ko bari bagize umurengwe yego nkakurikira nkavuga ibyo bya Kidaho nkavuga ibyo bya Burera nkavuga uko nkazamuka kuri icyo gihe cya Sengimana Alfred uwo nguwo bavuga uwo nguwo warashwa agiye kwerekana niba ari ibikoresho cyangwa icyo yaragiye kwerekana ni igikoresho yakoresheje yego bivugwa ko kuko Pierre Damien yari ministre bivugwa ko Sengimana yinjiraga muri primature atavunyishije adakomanze adashobora kuba yasubizwa inyuma kandi ibyo byabaga wenda abantu bamwe bakabyoroshya cyangwa bamwe bakarangara haba n'ikibazo buriya ari gihe tunarenganya ubumwe bw'abanyarwanda leta ntigomba guhumbya ariko birashoboka ko hari abayinyura muri humye kwa kundi utuma umuntu uti nshakira umukozi akagushakira uwo babyumva kimwe kubera ko wa muntu wowe utazi uko abyumva akwihishemo niyo mpamvu ubona yero pepa irimo abameya batatu nta ababaranze se iyo umbwiye ngo yantunguye ndacyategereje n'izindi ababatungiye agatoki ababaranze se bari si ijisho ry'umuturage se yes dufate nka ntuza nka wanyirigira wa Burera ntago babura wakora amadega hano iyo Burera irimo niyo irimo Butaro ikabamo Kidaho ngira ngo ni mu murenge wa Rugarama cyangwa Cyanika irimo Gahunga k'Abarashi irimo na Nkumba aho ni muri Burera abera itorero aho ni muri Burera ikabamo na ya hoteli byananiranye n'ibindi bikorwa remezo bya irasa byarananiranye urumva ukurikiranye uriya mudamu yarageze kuri manda ya kabiri byanze bikunze hari ibyo yarebereye hari ibyahabaga yarebereye akarenza ingohe itangazo rya FPR babyibuka ko bavugaga kubihishira ko ari amakosa harimo se ko abantu bavuga bati kuba yari wa muyobozi weguye bati kuba yari yamwohereje wajye kumuhagararira waho ni Musanze tugeze uracyari kuri Burera reka nyirangiriza aho ngaho kuko umwanya we ntiwabipemeta ni ugutera imetero hanyuma Musanze Ramuri Janvier ndanamuzi by the way yohereje ariko ubutumire bwaje mu karere kohereza ukungirije itsoke cyangwa kujyayo nawe wenda hari uburyo urumva uvisi meya yagiyeyo ariko yasanze yose hanyuma n'abakozi mu karere babonye amazina yabo n'imirimo yabo tumanuke Gakenke ari naho havuga isoko ryande ryubatswe na n'umutware
yaravuze ngo ntibazongere kazoza ariko habamo n'utundi tubazo bijyanye n'ibagiro rya Gakenke ibintu nk'ibyo ariko harimo batatu uretse meya harimo DM division manager so ushinzwe imirimo rusange yego hakabamo ushinzwe amasoko ubwo birahura na rya soko wenda hakabamo na DAF yego ngira ngo muri Gakenke muri Gakenke so abo bantu bose ariko noneho abo batatu mvuze muri Gakenke ureba amazina yabo ndebe gato amazina yabo si ngombwa ko nyavuga yego ni ngombwa kuyasoma ariko bagiye bagira amazina abiri y'Ikinyarwanda cyo si kugira ngo wenda nyire abo nkanga cyangwa se hari uburyo abanyarwanda bagira uko bita abo muri Gakenke batatu bo hasi wa mbere yego babiri batatu bo hasi ndababona batatu bo hasi umuyobozi mukuru w'imirimo ushinzwe ubutegetsi n'abakozi w'imirimo ngo ni DM n'ushinzwe gutanga amasoko aha urebye amazina yabo ajya kubera kimwe ni amazina abiri y'Ikinyarwanda n'iry'idini wibuka ko abakono bavugaga ngo abakono babaki babagogwe ni ibintu birebire impamvu nge nkubwira buriya impamvu nkubwira ngo ntabwo birangirira aha impamvu nkubwira ko bariya ni abambere cyangwa se nabo hagati ariko biracyakomeza kuko byanze bikunze nibakora iperereza bagakora sheni y'umuntu wese waba yarazi kuri biriya bintu hakagira ikiba hashobora kuba kwirukanwa ku kazi kugirirwa inama ari ibintu byinshi bishobora gukorwa ariko shene ni ndende hari ikintu uvuze ucaho niba ari bwo buryo wabishyize musinzi iki kintu cya trinomi ni abo batatu nyine ni nk'inyabutatu yari iri muri Gakenke kandi mbwiye ko bakaba bashobora kuba bava ahantu hamwe ntabwo icyo ntacyo mvuga gukora trinomi kugira inyabutatu mu byiza cyangwa mu bibi nkweretse ko urebye amazina yego hari aho bahurira ariko ushobora no gusanga mu bikorwa hari aho bahuriraga kandi corporate division manager nande ushinzwe amasoko nande ndebera n'imirimo harushinzwe imirimo hari inyabutatu igendeye ku mazina bafite hari n'inyabutatu ivuga ngo mu mirimo yabo barungikanirana kuko corporate burya division manager uwo ushinzwe imirimo rusange abari nk'uwungirije gitifu w'akarere hanyuma ushinzwe amasoko undi ni DAF siwe wishyura se umuyobozi ushinzwe ubutegetsi DAF undi n'abakozi akaba n'ushinzwe gutanga amasoko harimo division manager DAF na procurement officer yego ubwo urumva iyo trinomi nano iyo ni indi nyabutatu navuze ngo inyabutatu y'abantu bahuje amazina inyabutatu y'abantu mu mirimo ikosa ryaza mu masoko abo batatu ntibaburamo sibyo se yego kuko division manager ashinzwe kureba niba hari agakosa kaba kabaye kunganira gitifu w'akarere hakaba ibyo bakosora ushinzwe amasoko urabyumva atanga amasoko dafu akishyura abyumva agapropoza nabyumvise ni triangle ni inyabutatu so rero ibyo byose uko byagiye ngewe trinomi narindiho nabazaga niba hari aho yahurizwa niya wa wundi wavuze ko atashaka kwitwa umutware nawe natatureka birahura kandi havugwaho isoko ryo muri Gakenke nyine avugwaho isoko ryo muri Gakenke nawe afite amazina atatu ariko byaba bibaye kadrinomi kugira ngo abantu batere metero bumwe noneho impamvu nkubwira ngo iyi yellow paper ntabwo yantunguye hari n'ibindi bikorwa bigomba kuzaba nuko utwo dutsiko twiyubaka hari ababa bareba bagaceceka Perezida wa Repubulika niwe ujya yiyeze kubivuga ngo murabizi murabibona mugaceceka yego none se bya byose ntabwo udutsiko twikorera mu kirere ku kazi biba bigaragara uko bagendana mu modoka uko basangira mu mahoteli niba byarakozwe wabona igikorwa kibaye mu karere ukabona iyo trinomi ibifitemo uruhare so bishatse kuvuga ngo hari n'ibindi bigomba gukorwa cyane hari icyo Minister wa Minaloc yatangaje yego
aganira na Flash FM. Oya ntago manza ari radio Rwanda nawe manza ari radio Rwanda yavuganaga nawe numvaga ijwi rijya gusa n'irya Uwimana Ferdinand n'ijwi ryasakaye we noneho yageze ahandi hantu aravuga ngo twasanze ari abaturage bishyiriraho irondo kandi iyo ni coup d'etat hari abantu bataze commentaire kuri wa muhungu w'idarapo ngo navuze ngo yafungwa ngo nkundi bikomeye ariko baje banyihangana ahubwo abantu umenya bakerenze nugukerensa nahereye ku ibya kazoza nkubwira ngo kumwita umutware igikorwa cyitwa kwimika uwimitswa kitwa umutware icya kabiri w'abantu w'abakono u Rwanda rwo hambere ndaza kubigarukaho nkuko Bizimana yabivuze kandi nkuko tubisoma ntabwo twigeraga tugira umutware w'abantu yabaga uw'ahantu hari abantu bavanze ndaza kukigarukaho mu gusoza ariko bamuhaye iki ibirango yego ingabo icumu n'ingabo icumu ryo kurasanira abakono n'ingabo yo gukingira abakono icyo bishatse kuvuga iyo ukise coup d'etat ntago mbademereje ibintu ni nko kuvuga ngo turagaya abarashi turagaya abakinzi cyo ni kibazo franchement parlant umuntu uramuraga kurasa umwimikiye kurasa umwimikiye gukinga kandi igihugu gifite abakinzi kandi ibyo byari bihari igihugu gifite abarashi gifite umurasanyi gifite umukinzi cyane ubwo biba bishatse kuvuga ngo aho uhari hari cy'umunenga nibyo rero musabye Imana rero wavugaga avuga ko n'ubu ngubu ari mu ntara y'amajyaruguru Minisitiri Aminaroke avuga ati hari naho hari abaturage bishyiraho irondo d'office wagaye izindi nzego abaturage bicira imanza hakaba ari umuntu batoye ari uca imanza byose ntibigere mu nkiko ntibigere gute nibyo navugaga ibyo byose biba byerekana ko abantu none wowe ukumva bari kuvuga ngo ni nk'umuntu usa nk'ubitegeka ngo hari umuntu ufite irondo yego urumva ibyo byose n'ibimenyetso by'uko kameme niba gushinga radio ujya muri rura wowe ukagira ugasanga undi muntu hari ahandi aca bigoye cyangwa se ugasanga dukoze urugaga amaradiyo yigenga tugashyiraho rura yacu kandi ruri ya leta cyitwa ikisi ari ibintu utapfa koroshya iyo nzira yose rero igiye ibamo ibintu niba mukubwira ngo ntabwo ari ababonyine bigezeho tuzagenda tubona n'abandi ababibonye ababyumvise ababirebereye abatarabivuze icyo kintu rero uvuzemo nicyo gise kinganisha ku kintu cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda yego ko ibi bintu nubwo bwose byabaye gutya bigafata intera nuko byabaye ari iby'abakono wenda sinzi uburyo babiteguyemo ariko amakuru agaragaza ko hari uburyo abantu bajya bahura yego sibyo yego bava ahantu hatandukanye nabonye hari abantu bajya bahurira za Kayonza ngira ngo urabazi yego bajya bahurira i Huye na burabazi ubwo ndi kwa kumentioninga ariko bajya barabyemera reka turebe concept yabyo abitwa ngo abasinga bemera ko ngo bahurira i Huye yego abitwa bagakora iki nyine abashambo bagasangira byeri bakaremerana hari ikindi barimika oya iyo batashye basubira mu kazi gasanzwe niba aho niho ndaza guhera kubyo Minisitiri wa Minu bumwe yavuze ariko no ku isi yose ni Buganda abami barahari ariko yitwa umwami akitirwa umwami waho akomoka ariko mu kuyobora akaba uwa bose yego ntabwo u Rwanda rwigeze rugira umutware w'ubwoko hashobora kuba umukuru w'umuryango ariko umwami twagiraga umwami w'umunyiginya ariko akayobora u Rwanda rwose rugizwe n'ari amoko 18 anarenga tukagira umutware hari abitwaga ba Kayihura abitwaga ba Karegeya Remera Rukoma abitwaga ba Michel Kayihura ngira ngo yari muri ntuza yari mu bufundu cyangwa ubunyambirira ibintu nk'ibyo tukagira bitwa amazina abavuba nuza ba Kamuzinzi yabaga Kamuzinzi yari mu Bugoyi yayoboraga bose naho yaraturukaga mu Bega cyangwa mu Manyiginya ariko yayoboraga bose so uriya we yiswe umutware w'abakono ahandi twagiraga umutware wahana not wabanaba aho nibo bitandukaniye icyo nshaka kukubwira nuko ashobora kuba harabaye uburangare bw'inzego zimwe na zimwe cyangwa se ku bushake kera hari uwavugaga ari umugani mama yagaduciye akavuga
yemwami murarengera mu kirazu kishinga icumu nkwibwirire umutwa watumye yaje yisabira umututsi watumye yaje yisabira umutwa watumye yaje yisabira. Aho nshaka kubwira nyine utuma ko perezida adashobora kuzenguruka igihugu cyose ashaka abakozi cyangwa abayobozi abatuma, hari abatuma bakagenda mu butumwa yabahaye bakagenda bo bitumikira, noneho muri kwa kurokirita abakozi bakamurokirita bo abo bashaka bazajya muri gahunda zabo kurusha iz'igihugu. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibi byose nibisubirwamo wenda ntago ndujya inama muri izo domene, ariko buriya buri gikorwa cyagombye kugira intumwa zirenze 3 kandi zitaziranye. Ibi byose niho byagiye bipfira. Iyo trinome ya Gakenke yazamutse iti ikagica muri humya abantu ntihagire ugira urabyumva, babisaba ngo habe intumwa 3 zitaziranye ariko zitanga raporo hamwe nibura hagira uza akavuga ati nyamara nkurikije yego abwira umwami nkuko uwo mugani nari mvuzeho agace gatoya. Umuntu akagenda yirebera uzajya mu nshingano ze, uzakora uko ashaka kurusha uko igihugu gishaka. Ibyo rero urumva habayemo sinavuga ngo navugitse kurangara se guhuga ariko ubundi niyo bw'abanyarwanda bwari bugeramiwe. Uravuga uti bwari bugeramiwe, bwari bugeramiwe. Reka nkubwiye nk'urundi rugero, hari ibintu biba turebera amayidiya, hari ibintu biba turebera tugaceceka tugakoma amashyi cyangwa twumva ntacyo bitwaye tugaseka. Umuntu yagiye kuri mikoro kuri kamera akavuga ubwoko cyangwa inkomoko y'uwo bashakanye, abagamije iki? Akavuga imibanire y'umugore we na nyina, abagamije iki? Either iyo couple buretse nkwereke uraseka kubera ko ubwo nawe uri mu baseka bakabyoroshya. Bishatse kuvuga ngo niba umugabo jarasi niba warashatse umugore urebye ubwoko bwe warangiza ubundi iyo mwamaze gushakana imiryango iba yahuye mwabaye bamwe, iyo ugiye kubivuga muri public ushatse kwerekana ko washatse umugore ku nyungu runaka, urwo si urugo, ni ikigo washinze, si urugo. Kuko ni couple de business, couple d'affaires. Hari icyo washaka guprovinga nyine oya, ushobora kuvuga ngo ubuzima ubayeho ubukesha ko washatse uwo muri aba naba. Uhavuye rero uzavuga ko wenda uwo mwashakanye baguteye umwako, urwo rugo nirusenyuka azaba ari ikigo, ntabwo uzaba urwo rusenyutse ni ikigo kizaba gihombye, kuko inyungu wari ugamije niba ugeraho bivuga mu ruhame. Uranyumva? By the way, ncishije make, twese dufite ingo, dufite ko tubanye n'abantu bishitsi zacu. Urumva? Ibyo nganira n'umugore wanjye mu gitanda, ibyo nganira n'abana banjye muri salo, ntabwo nabijyana kuri mikoro. Yego. Mbigejeje kuri mikoro nuko hari icyo biramara mu kazi nkora. Si sawa? Yego. So, nimvuga rero ngo umugore wanjye n'uyu mama ntamwumva kubera izi mpamvu, ni ukuvuga ngo namushatse kubera iyo mpamvu, nivaho. So ibyo rero ni ibintu by'ibimenyetso bimwe na bimwe biba bigenda biza, abantu bakabifata nk'ibisanzwe. Kuki udekarara inkomoko cyangwa ubwoko bw'uwo mwashakanye muri public? Kubera iki? Hagamijwe gutanga isomo watanze ku bandi se watanze ku bandi kugera kuri wowe. Ibyo no gushaka ni nko kwikingiza uvuga ngo dore nge. Ariko niba waragiye gushaka umugore ukavuga ngo ndashaka muri ubu bwoko kugira ngo nzabe iki, ntabwo ubwo se wakwigisha ubumwe gute? Oya, kuko wari kuri target. Nese niwe wa mbere, niwe wa mbere waba ushatse uwo mutavuka hamwe. Abandi se oya abandi mbere yawe utaravuka, yewe mana yanjye we, na nyuma yawe barahari. Yego. Ibyo byose aba ari ibimenyetso. Wowe ukumva ngo urigisha ntabwo uri nko simbizi. So rero ndacyari kuri ikintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda. N'ubundi uravuga uti bwari busa nkaho bugeze ahantu habi. Ntabwo ari habi cyane, ariko ikigaragara cyo nuko
twese abanyarwanda twararangaye kuba haza izo fenomene kuba hashobora kubaho inama nk'iri igategurwa ikagerwaho, kuba abantu bashobora kubaka akazu kameze kuriya kagakunda, kuba abantu umuntu ashobora kwishyiriraho irondo, kuba ikimina cyamara imyaka 20 utazi niba kuba ni byinshi. So birasaba ni nko navuga se ngiki nko gusubiramo bushyashya n'inzego zibishinzwe zigasubirwamo cyangwa se zikongererwa izindi mbaraga, kuko ushobora gusanga abatumwa gushaka abakozi, abatumwa gushaka abantu bagenda mu izina ryabo aho kugenda mu izina ry'uwabatumye. Nicyo kitumye bigera aha ngaha. Nese abameya batatu ngo wambwira gute abameya batatu mu ntara imwe? Impamvu yatumye mvuga abaretse gato batatu muri batanu nibo benshi ofite mu majyaruguru. Gakenke iragiye, Burera iragiye, Musanze iragiye, hasigaye Rulindo na Gicumbi. Urumva abameya batatu muri batanu bagendeye rimwe. Ubwo so wabarukrise yipimagaho baguye mu mutego umwe n'urugero. Baguye mu mutego umwe bisatse kuvuga ngo ni wabarukrise ntiyigeze ababwira ko uwo mutego ari kirazira, ahubwo yawubagushijemo. Aho rero nicyo nshaka kuvuga ngo utuma ajya atuma umwe azana raporo, atuma undi azana raporo, atuma undi, kandi izo ntumwe 3 zitaziranye. Nukongera intumwa, urabyumva? Nukongera intumwa, kuko iya mbere ishobora kugenda igasanga bateretse ikibindi cy'urwagwa, yasoma yasanga ruryoshye ikabiteshutse ku ntumwa ku butumwa bwayijyanye. Indi ikagera igasanga bari kugabana amafaranga nayo bakayiha. Wenda ya gatatu igasanga byose byarangiye ari ukunywa ari urwagwa rwashize mu kibindi, ari n'amafaranga yashize, wenda yigatumika byuzuye. Hanyuma raporo basanye ukazireba ugashyira ku munzane ukavuti ndizera ukabalansinga. Yes, iki nicyo cyabaye. Ndimo ndabica iruhande nanga kwita kubivuga mu mazina, ariko kugira ngo ibyo bintu byiyubake nuko intumwa yatumwaho itatumitse uko yatumitse uko ishaka, cyangwa se niyatumika hari n'ushaka kugwa mu matsape atazi aho biturutse. Simvuze ko bose ari uko byagenze, ariko byanze bikunze harimo uruhare rw'abitwa ko batubwe muri biriya bice. Ntabwo mu mboni z'ubusesenguzi ntabwo wabibonamo ikintu cyo kuba aba bantu bararangaye bakarekura ubutware nabo? Sorry, aba bantu basohotse muri Europe bo ntabwo barangaye ku butware bwabo, baragijwe bakamera nk'ababutanze. Nowe ntabwo ntagihamya yuko barangaye. Ashobora kubibamo ku bushake, ashobora kubibona akarebera, kandi byanze bikunze ibintu bikubera ni raporo za buri gitondo zisohoka mu turere. Yego, none se wabwira ngo Chantal wa Burera niba ministre Minaroke nawe uvuka muri ako karere avuga ati umuntu yishyiriraho irondo, umuntu akavuga ngo abantu bicira imanza ntibirwa bajya mu bunzi, ntabwo baba batabizi ibyo byaba mu karere ka utabizi. Ibyo biragoye. None se kandi ari muri manda ya kabiri nundi surprise. Hari ibyo ariko ntabwo ari ukurangara. Ushobora kuba warabikoze ubishaka, ushobora kuba wararangaye, cyangwa se utarabimenye, cyangwa se biba ubishyigikiye. Yego, izo bari abantu uko ari batatu bose sinahamya ngo bazize ikigare kimwe, ariko ikigaragara cyo uko Europe bivuga inshingano z'ubumwe bw'abanyarwanda ntazo bujuje. Cyangwa se kuki utakumira ngo wigishe izo nyigisho. Turi bamwe. Erega buriya reka nkubwize ukuri, niyo mpamvu wenda Leta igomba guhozaho ijisho. Yego, kuko budahari bwo byose byasenyuka. Igomba guhozaho ijisho ku bumwe bw'abanyarwanda. Budahari n'igihugu nticyabaho. Budahari n'igihugu nticyabaho. So niyo mpamvu nta kubabarira muri iyo domaine, keretse wenda guhumbya gatoya. Ariko ubundi ntabwo, usibye politiki nziza cyangwa mbi, yego, ibintu bijyanye n'amoko ntabwo bituruka mu bantu, bituruka ku nyungu. Kuko ubuse muri gereza zo mu Rwanda nuko peri nta mibare yahita abona, cyangwa se batakibitagihari. Si harimo amoko yose? Leta se siyifunga? Yego. Ariko Leta ivuze ngo turafunga ubwoko bumwe, biba bivugwa ubumwe bwaba bwapfuye direct. Ukunyumva? Hanyuma se muri business umuntu urangura, umuntu wa Kirehe wa Nyakarambu uza kurangura hano i Kigali, agenda areba ngo ndarangura kuri ubu mu bwoko. Niba rucuruza imiceri agasanga ntawe bahuje ubwoko uyicuruza, azatana ataranguye. Yahita yivamo se?
yava mu miceri ibyo nasimbukaga nkagera no mu bijyanye n'urushako. Ntabwo urushako rugendera ku moko, ubanza kureba uwo mwahuza muri gahunda y'ubuzima, uwo muzabana mu mahoro, mukabyarana, mugatuma, mugashyingira, sibyo se? Ariko iyo hajemo inyungu za politiki, nibwo utangira kwiranda konte ko wa muntu mubana mudahuje ubwoko, mukabibyaza umusaruro, cyangwa se bikababera impamvu yo gutandukana. Kubera iki? Izindi mpamvu zaturutse hanze, kuko ujya kumushaka wari umuzi, wamushimye, washimye umuryango we, ujya gusaba, urakwa, uratebutse, ugira gute, uramuzana, mumaranye imyaka n'imyaka, ariko bigeze ahantu uti mutunze mbizi ko ari uyu n'uyu. Ubwo haba haje izindi nyungu. Iz'urugo zo ni ukuba hari ibyo mwemeranyijwe, mwasezeranye ku murenge, mugasezerana kwa padiri, mukabyemeranywaho, mukabyara hungu na kobwa, ibindi byose akabyuzuza, ariko wibutse ubwoko bwe kubera hari undi ubikwibukije. Niyo mpamvu leta igomba guhora isigasira akana kariko kose kaza muri iyo domaine. Leta buriya niyo mpamvu uvuga ngo mu mikorere buriya nta leta itagira abiru. Ibi bintu bijya gucika nuko abantu bageze aho, nk'uko Bizimana yabivugaga, umwami yari uw'abanyarwanda bose. Yego. Kandi hari amoko atanga abami n'atanga abagabekazi. Yego. Abanyinya bagatanga umwami, abega n'abakono bagatanga abagabekazi. Biza kuzamba. Kono nibo batanze abagabekazi benshi se? Oyapana si ikibazo cy'ubwinshi. Yes. Okay. Ariko biza kuzamba aho abantu bavyora bwabwiru. Niba twari tuzi ngo umwami avukana imbuto. Kwa kuvukana imbuto ntabwo avuka yavugaga afite imbuto. Ariko abiru babaga bafite uko babipanze, bakamenya ngo nuwe, kuki nta mukobwa yivukanaga, kuki na urumva, bakamenya ngo nuyu uvuka kuri kanaka n'urugero. Biza byaturutse ku nkota y'imbirima n'amatovu. Inkota y'imbirima n'amatovu, yes, hapfamo abagabekazi babiri b'abakono. Icyo gihe bwo se sibwo nabwo aho ni nko nkubwira kaya abakono nayo yari, yes nyine se, ariko ndavuga aho gatoya. Ariko byaje kubera iki? Nayo yaherukaga ngira ngo inkota y'imbirima n'amatovu yaje kubera iki? Ni handi nakubwiraga ngo urutuma umuntu agatumika uko ashakaho kugira ngo atumike uko igihugu cyamutumye. Rwabugira abo yagishaga inama ku gihuha cy'uko Murorunkwere afite inda, abo yagishaga inama bose nabari muri uwo mugambi wo kugira ngo Murorunkwere yicwe, kandi ari nyina, kandi nibo bajyanama b'umwami. Birangira bibaye yishe nyina, hanyuma yica n'umwisengereza wa nyina wari umugore we, ari we nyina wa Rutarindwa. Ibyo bintu birakunda, birangira Rutarindwa yimye ingoma afite umugabekazi w'umutsindirano. Ibyo ntabwo byari gushoboka, kandi nawe afite umwana. Habaye kudeta ya Rucunshu, abantu babona ari nabwo ngira ngo bavuze ngo icyo gihe Rwabugira ntiyasatuye inda ya nyina. Icyo nzi cyo yarapfuye, ariko yari isatuye abona kadatwite. Voilà. Kubera iki ba bantu nibwo hahise habaho iyo. Iryo ni isomo unyibukije. Hari igihe umwami ashobora kugira abatuma bagatumika mu izina ryabo, cyangwa se bakaba bifitiye yabo migambi. Yego. Bakakuzanira ibitari byo, bakaguteranya n'umuntu runaka, kiriya kigabo kivuga buri munsi ni bwoko ki, kigize ibiki, urumva? Kandi wenda ari we wakeburaga bimwe, kwikiza bamwe ukimika abandi, ariko harimo akagambane. Nguko uko byagenze, Rwabugira yikiza nyina Murorunkwere, yikiza n'umugore we Nyiraburunga, bombi barabakonokazi. Birangira habaye kudeta ya Rucunshu. Ikibazo cya kudeta ya Rucunshu rero cyavanyeho iki? Ibintu bibiri. Icya mbere, umwami si wavukanye imbuto. Niba Rutarindwa ari wayivukanye, bakamukuraho bagashyiraho umusinga bigakunda, ubwo imbuto iracyafite agaciro? Wapi. Aha. Icya kabiri, baravuga Nyirago Karinga icyo gihe ngo yari yagiye gufatwa n'inkongi y'umuriro, Rutarindwa yitwikishije. None bazamura musinga ati dore umwami wanyu. Batari ko Karinga dore yagize, bati reka haguma umwami, inda niki, ingoma niki, ingoma irabazwa. Watangiye gufata ubutegetsi nk'ibisanzwe, urabyumva? Mu gihugu cyari kizi ko umwami avuka n'imbuto, ko Karinga yubashywe, uravuze ngo ingoma irabazwa. Nibyo bya bindi nakubwiraga bya darapo. Ntabwo ari igitambaro, sinakitse igitambaro, ntabwo, urabyumva? Iyo bitangiye nugenda rero nk'urugero,
nubwo bitashoboka. Ndakabonye nkururunywere ngo bavuga ko yatewe inda na Seruteganya. Seruteganya nanze kugira bitaba byinshi n'ibintu birebire byari byaratangiye na mbere. Urabona ni Murema Nyambo, ngira ngo ni Murema Nyambo bagiye kwica, avuga ati ngiye ndamakoma, ngiye kwisasira amakoma, kuko yari afite amakuru ko byanze bikunze Rutarindwa nawe bagomba guhita ariko amwikiza mbere, nawe amera nka Rwabugira. Habaye ibintu byinshi, ariko icyo byavanyeho ya mite y'ubutegetsi, sibyo? Byavanyeho mite y'ubutegetsi, bumva ko umwami atari ngombwa ko avuka n'imbuto, bumva ko ingoma ishobora kuba yabazwa, bitangira uko. Kandi u Rwanda rwatangiye kwinjirirwa n'iki? N'abazungu. Umwaduko w'abazungu uri hafi. Yego. Birazamuka, niko mu Mushinga kumucira moba, niko kuza Rudahigwa arabatizwa, Ndahindurwa arabatizwa, ibintu bitangira guhinduka. Ubwo ubumwe bw'Abanyarwanda naho bwatangiye gutakara, ariko icyabanje ni ugutesha agaciro Leta mite z'ibwami. Noneho umuzungu nawe aje aprofita kwa kuntu ati ibintu byose birashoboka. Kandi icyo gihe nibwo hatangiye kubona abigomeka, banuza babasebya ba Nyirantwari ku Rugezi, bandungutse, barukara, ibintu biba bibi mbese. Yego. Hanyuma rero birazamuka, umuzungu abiprofitiramo, aza muri iyo periode we izanira ubuhutu, ubututsi n'ubutwa. Mu gihe mbere hari yandi babakono babega baki bwa bwoko bungana kwa kundi. Noneho umwami abazungu baprofita iyo faiblesse administrative. So rero nabo bahita bakora nuza yabo cyane, babwira Musinga nudakora gutya. Icyo gihe Musinga ntiyarakiri umwami wica agakiza, adashobora kukugabira, yakwishimiye iki byose, basi birangira kure. So rero bisaba ngo aho ngaho bisaba ijisho rya Leta. Ubumwe bw'Abanyarwanda nta wundi muntu bushinzwe, ni Leta itanga umurongo. Nta nubwo uvuga ngo nasetinze ngo ugende wicara ukwezi, oya. Yego. Bivuye donc iby'abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwabibonye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya ubu ntago wenda tuvuge ko amoko yavuye mu irangamuntu ntibyakongera. None hagiye kuzi nyuma yaho haje ibiki? Ibyo abantu baturutse. Twabayeho mu gihe abantu tubita Basajya ngo bavuye i Bugande, yabavuye i Burundi tubita Abajepe, ibyo bibaho. Abasope ibyo bibaho. None twongeye kugaruka mu by'abakono, habayeho n'izindi. Niyo mpamvu ubuyobozi bugomba guhora amaso kugira ngo bukumira ko kabashatse kuvuka gashyashya. Kuko pratikoma umuntu ashobora kuvuga ko hejuru ya 90% iby'abahutu n'abatutsi n'abatwa bisa naho bisinziriye byarangiye, ariko harimo haravuka ibindi. None se niba uri kwimuka ubutware wa kono uzi hari gukurikira uwo abahese noneho. So rero urumva umuntu wese yagombye kubigira susi. Yego. Bikagora kubibona, biragoye kumenya umuntu haranira ubumwe bw'Abanyarwanda ninde, yitwara ate, ashobora kukwihishamo, urabyumva? Inyigisho atanga niwe wa wundi utuma, wamutuma umuntu ushobora gucunga umutungo neza akakuzanira uwiba, cyangwa se uverisa ahandi. Abyumva? Icyo kiragoye, biragoye, ariko bisaba ngo Leta nka system yose ihora iri maso. Kandi buriya Leta nyifata kafatira wenda kwishyaka ari ku butegetsi cyane cyane, wabonye ko ari ryo ryagize ikibazo cyo kuri iriya nama y'abakono. Yego. Buriya system yifata nka boulangerie na alimentation. Iyo ugenda urwanira penkupe muri alimentation, uzaho yakorewe. Uponda isima ujya umubona, uponda ifarini ujya umubona, aba yiyambariye yataburiye yibereye iyo ngiyo. Ariko uriya uburyohe bw'umugati usanga muri alimentation niwe ubukesha. Yes. Uburyohe bw'umugati usanga muri alimentation ubukesha wa wundi uponda ifarini. Urabyumva? So niyo mpamvu abacurabwenge ba systeme ntibagomba gusinzira, nibura bagombye kuba bakora amasaha 20 kuri 28. Kuko ibyo tubona hanze abayobozi baduha niwo wa mugati ndi kukubwira uri muri alimentation, ariko ifarini nipondwa nabi, output ntago izaza neza. Ntago bagomba gusinzira. Haravuga utundi tuntu dusukundi. Donc bisaba donc nuvuga ngo ku kijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda ntago uvuga ngo twarasetinze. Gusetinga wenda wavuga nuko constitution ihari, ariko muri pratique icyanzu no mwaka nabare abakora ushobora kuzabona utaba
bagarutse mu yindi sura cyangwa hakaza abandi so ngira ngo ntabwo twabivuga ngo tubirangize Karegeya turenda kugera mu isaha yose kandi ibyo tuvuze ni bike no tuzanongera kuko ubumwe bw'abanyarwanda ni sije ndende donc nibyo nakubwiraga hari utumenyetso par exemple ese ubundi ko umuntu nature y'umuntu ari ugukora neza kuki washimira umuntu ngo yakoze neza ahubwo gukora nabi nibyo bitungurana bipfa rero iyo ubonye umuntu ahubwo ushimira n'uwakoze nabi niyo mpamvu ngiye wungiriye neza tudahuje ubwoko cyangwa tutarize bimwe wenda wize gukamera ngiye niga indimi undi ubonye umuhinzi asangira neza n'umworozi ntabwo ari byo wakabashimiye kuko ni kamere y'umuntu ahubwo byagombye kugutera ikibazo ubonye umworozi ayoneshereza umuhinzi aho nibwo ubona ikibazo noneho bikaba grave bikaba skandale iyo uje ugashimira wa wundi wonesheje wabyumvise ni ama-etape ariko gukora neza ni kamere ya muntu uko Imana yaturemye gukora neza nibyo byagombye kubanza ni nabwo umuntu ntabwo rero nagombye kugenda nikumaga ku gatuza ngo kanaka yangira cyangwa tudafite icyo duhuje bikuma kugirira neza ni inshingano z'umuntu ku wundi yego so Karege nyemerera duhinira aha kuko iminota yabaye myinshi abantu wenda bazatubwira niba twazikora part 2 kuri iyi sije tutagiye kure yayo nyuma y'igihe runaka nyuma y'izindi reaction tuzagaruka barumuna ba Yellow Pepper uko bagenda baza niko natwe tuzajya tugira umwanya kandi ndabizi neza ko ntabwo iri ya nyuma rwose Karege reka gushimire rero dushimire abadukurikiye bose kuri Karege Omar Pano twizere ko ari sawa mukore subscribe yes dushimire Abani Hotel dushimire Abani Hotel cyane yadutije icyumba cyo gukoreramo dushimire abo kuri Jaras TV dushimire Fisi kuri kamera dusuze abakiriya n'abamanajya n'abakozi bo muri New Choga mu Gatsata ahantu haba ukuru yarambwiye ngo tuzajyane sauna massage amasaha 20 kuri 28 ukuru yarambwiye ati twambuke yes wipange rero yego sawa ndagushimiye yego